kana subscribe kuri no channel urebe video yose uyisoze udatarukije kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe. Biroroshye cyane. Hello guys, inshuti bakunda dukomeza kubana hanga umunsi kundi ndabashimiye cyane. Tudatinze rero muri iyi video tugiye kurebera hamwe uburyo bwo kwiyandikisha, uburyo nakoreyemo amadolari 10. Murebe neza uko nayabikuye, mubirebe neza uko nayabikuye kuva step by step mubyirebera, murebe neza nuko bikorwa, murebe nuko wabigenza. Nta gishoro gisabwa, nta mafaranga yawe usabwa, nta gishoro na gito gisabwa kugira ngo ubashe kubakoreramo amafaranga mo ahanga. Icyo usabwa no kuba ufite umwanya wawe, internet yawe, ndetse ukiyandikisha neza wubahirije amategeko n'amabwiriza ya ino app yitwa Crash. Tugiye gutangira rero tureba neza uko bikorwa kugira ngo neza ubikore neza kandi mu buryo bwemewe n'amategeko ya Crash. Tudatinze rero reka dutangire tureba uburyo bwo kwiyandikisha, turebe n'ibindi bigiye bitandukanye kugira ngo turusheho gusobanukirwa akantu ku kandi. Icyo usabwa ni ukana subscribe, ukana like kuri no video kugira ngo dutangire tubireba. Rero ku bantu bifuza kureba ko twishyuwe neza cyangwa bagiye kureba bashaka kureba neza ko twabikuye bakareba nimba ko ibyo bintu bikora, barabe ku munota wa 15 kuzamura niho nahereye mbikura, murahita mubibona byihuse. Ariko ku bantu babyizeye kuko dukunda kubana, murabizi ko magizaho utuntu dushya kandi twizewe kandi dukora neza, niyo mpamvu mba nabanje kudushakisha mbere yuko ndubahereza, gashaka amakuru ahagije kugira ngo mbaje kubahereza namwe amakuru ahagije abasha kubafasha. Tudatinze rero ngiye kuba nakwereka uburyo bwo kwiyandikisha. Ukimara ukanda kuri link uri busanga hano muri comment, urahita ugera kuri application isa gutya ifite ino logo ya Crash, kuko yanditseho Crash live ifite logo y'umutima. Numara ko wayigera urahita ukana download, numara ko wakanda download urahita ugera ahangaha uhita uhitamo continue with Google. Numara ukanda continue with Google ugize ahangaha urahita ureba email ugiye kuba wakoresha. Numara kureba email ugiye kuba wakoresha, tugiye kujya tubinyuramo bava tudatinze kugira ngo tugende dusobanukirwa byinshi mu gihe gitoya. Ukimara guhitamo email rero bahita bakubwira kanda continue, tukanda continue. Ukimara gukanda continue urategereza aho gatoya ibibanze birodinge, nugera ahangaha rero uhita uhitamo female, uhitemo female, cyitonderwa uhitemo female. Numara ko wahitamo female rero hariya hejuru urimo kureba uraza ushyiremo Joyce cyangwa ushyiremo izina ugiye kubakoresha, nyine ni izina ryawe, mbega urashyiramo izina ryawe bwite. Iyi video ikigamije no kugira ngo nyibigishirizeho, ntago ari account yanjye ndi bubikurizeho, kuko account ndi bubikurizeho murabireba neza, ahubwo nuko mberetse mfungura account kugira ngo mbereke neza uburyo account ifungurwa, tubashe kugenda dusobanukirwa akantu ku kandi. Nusoza rero kuba wabikora urahita ukanda continue, uraza wanze uhitemo imyaka yawe nk'uko selecting date, imyaka, itariki, uragenda nyine ushyiraho agatoki scrolling hano ku myaka, uze hano ku itariki naho scrolling, uze nahara ku news scrolling. No, urebe neza ko wahisemo female kuko female nibo bahabwa amataske. Nurangiza urebe neza ko umwaka wawe uhisemo neza. Numara kuba wabireba neza, nugira ahangaha rero ikintu uri bukore urahita usubira inyuma mu gihe uzamaze gukopira code cyangwa iyi code uri kureba kuri screen yawe, niyo uza kuba washyiramo kuko iragufasha kwinjira muri agence, gufasha utuntu dutandukanye. Urahita ukanda hano handitse mi, hariya hirya uri kubona handitse mi. Numara ukanda hano handitse mi urahita ugera ahanga bakwa ngo bit invita ID Crash. Iyi code urahita ukopiramo ino code ubona ashyizemo, ni code uri bushyiremo ahangaha rero ni iyi ngiyi uri kureba kuri screen yawe, ni 30386313. Nimba uri kubireba nyine urayikopiyamo ino code yose. Numara ko wayikopiyamo uhita ukanda check. Numara ukanda kuri check uhita ukanda hano handitse confirm. Handitse confirm ni ukanda, ariko mbere ukanda confirm ubanza urebe ko uyu muntu witwa Onuri on RL ariwe waje, none uhita ukanda confirm. Umara ukanda confirm rero ugahita ugera ahangaha. Ikintu kizagikurikira rero no kwinjira muri agence. Numara ko wakinjira muri agence yacu nibwo tuzajya tubasha kuba twabafasha. Hari ibintu dushaka kuza tubatrayingiramo kugira ngo muze mubona task zitandukanye zo kuba hosters, ku bakobwa abantu bahereza amatask y'icyumweru bitewe n'uburyo abishaka akaba yakora, byose tuzajya tubibafasha. Tudatinze rero ikintu gikurikiye ngiye kubereka uburyo mugiye kwinjira muri agence. Rero ni ibintu byoroshye cyane. Urabona handitse join agence, handitse join agence, abari abantu bashaka gutesha umutwe, kirazira kwinjira muri agence y'umuntu utazi. Niyo mpamvu ngiye kwereka uburyo winjira muri agence yanjye, ku buryo nukenera no kuva muri agence nzagukura muri agence mu gihe uzaba ubikeneye. Ariko ahanga ntuinjire muri agence y'umuntu utazi, kuko iyo winjiye muri agence y'umuntu utazi account yawe nta mumaro ishobora kuzakugirira mu gihe uzaba ushaka gusaba agence. Bivuze ngo ntashobora kuzakwemerera kuva muri agence mu gihe waba ubikeneye. Ariko nuramuka winjiye muri agence, ngiye mafite uburenganzira bwo kukwemerera, ushobora kumpamagara nkakwemerera, ushobora gukora ikintu nkakwemerera bitewe n'ukuntu wowe byifuza, bitewe n'uburyo waba ukeneye agence, nkaba nagufasha no gufungura agence mu gihe waba ubikeneye. Ukimara gukanda kuri join agence hariya nari nakweretse urahita ugera ahangaha. Nugera ahangaha urasanga ari abantu gutesha umutwe, urasanga nanditse ngo join apply to join agence. Urashyiramo 30086313. Iyo mibare uko uyireba ahangaha yindi twari twashyizemo ubutaha. Nurangiza ukanda check. Numara ukanda check ahita haza Onori. Iyi ni account yanjye nkoresha, niyo mpamvu ndi kukubwira ngo urakanda Onori. Nurangiza ukande ngo apply to join, ahanditse apply to join uhita wakanda. Nurangiza bakwereke bakubaze ngo uno muntu murazira cyangwa arakuzi, ku buryo mufitanye communication uhita ukanda confirm.
anga no kugira ngo umuntu nyine nuramuka umusabye mube munaganira munacata niyo byiza kuko yari umuntu wo hanze. Niyo mpamvu urabona ko hano hari abantu bagutesha umutwe utaza kumuvivura, bano bantu bari kugutesha umutwe ubihorere. Ukimara kujoininga agence ndaza kukwemerera winjire muri agence. Urabona ko hano hari abantu bagutesha umutwe, niyo mpamvu ubihorera, ntugize kuba wabitindaho ubihorere. Tudatinze rero ngiye kubereka task tuba dufite, task tuba twahawe, task uba ugomba gukora kugira winjize, kuko ntabwo aba ari ay'umuntu ahubwo nayo ukorera ku matask ushaka kuba wakora. Ahita ukanda handitse task. Ukimara ukanda handitse task urahita ugera ahangaha ugasanga harimo udutask twinshi tugiye dutandukanye, ariko urahita ukanda kuri task, numara ukanda kuri task uhitemo party and live. Numara ukanda kuri party and live bivuze ngo ni amafaranga ya party ndetse na live. Rero nugera ahangaha party ntago bisaba kujya kuri party waba ucaje telefone waba uryamye, kandi ikindi nakubwira ahangaha umunsi waba urangira saa 12 z'umugoroba. Niyo mpamvu uba ugomba kubikora ugakora task mbere uko saa 10 z'umugoroba, saa 12 z'umugoroba zigera. Ikintu gikurikiye tugiye kureba neza uburyo wakora party ku bantu bushyashya. Urahita ukanda hano handitse party nimba uri kuhareba, numara ukanda handitse party uhita ukanda handitse party mu kinyuguti kinini, uhita ugera ahangaha bakubwire izina ryawe kari room yawe, aha ni ukorera party yawe. Si ngombwa kujya ku marumu y'abandi, wozajya wifungurira room yawe ni nayo iba idafite akavuyo kenshi. Ukimara rero gukanda hano handitse start party uraheza niho uza kuba wanyura ugiye gufungura room mu gihe waba ubishaka. Ariko reka naje nkwereke uburyo bikorwa cyangwa uburyo ufungura room, reka mbengarutse hano kuri task kugira ngo manze mbikwereke. Naje nabyo bikwereka uburyo bafungura party kuko byose mpamana kubyo ngusaba kure no video kugeza irangiye sobanukirwa akantu ku kandi, kuko ndi kugerageza kuvuga vuba kandi nihuta. Uko ubireba urabona ko kugira ngo ubashe kuba wakora live baguhereza icyatanu nkuko ubireba ahangaha, noneho baguhereza 1000, noneho party bakagwa 500 ku isaha ya mbere, ndetse na party ku isaha ya kabiri akaguhereza n'ikindi 1500 cy'amapoint. Bivuze ngo ayo ngayo angana na 0 n'ibice bingahe bitatu bya buri munsi uba wakoreye mu gihe wakoze task, nibwo ubasha kuba wayakira. Tudatinze rero uhita ukanda kuri live. Tujye gutangira rero verification kugira ngo twemerwe live. Unumara ukanda kuri live urahita ugera ahangaha. Nugera ahangaha rero tujye kubanza ba verifying isura yacu, nubwo twamaze kwiyandikira nubwo dufite task ntabwo turarangiza ku verifying isura yacu kugira ngo tubashe kuba twagira tubashe kuba twakora amatask. Tujye kwanza verifying kugira ngo tube bagaragaze ko turi umuntu. Tukanda wanditse take photo cyangwa ukande kuri upload photo mu gihe waba ufite ifoto, tukanda allow wemerere kuba ino app yakoresha galeri yawe. Nurangiza urahita ureba ifoto, nurangiza uyishyiremo. Numara gushyiramo ifoto urashyiramo ifoto ushaka kuba yawe bwite cyangwa iy'umusita bitewe n'uwo waba ushaka gukoresha. Rero nusoza ugahita ugera ahangaha, ikintu kizagikurikiye no gushyiramo isura yawe kugira ngo barebe neza ko uri umuntu, account yawe ifunguka. Rero ahangaha ushobora gukoresha isura yawe kuko nibyo byiza mu gihe waba ugiye kuba wakiyandikisha. Gusa izi task bazihereza abakobwa, nibo bazihereza cyane kuko abahungu bo nta task nk'izi bahabwa, uko bafite izindi task bahabwa. Niyo mpamvu za kuba nabikwereka mu gihe waba ushaka kubisobanukirwa no kuba wamenya byinshi. Kandi ikindi nkubwira ngo wakinjira muri group yacu WhatsApp. Ikindi mu gukora verification ureba ibintu kano gapupe kari gukora, urabona ko byari byanze. Bivuze ngo ureba kano gapupe uri kureba ahangaha ibintu kari gukora ukakigana. Barakubwira ngo reba muri kamera, hindukira, reba gutya, bakabikubwira byose kugeza birangije. Rero iyo bigenze gutyo ugasanga verification ya barayanze, urabona ko review failed, bivuze ngo ahantu kwa returi ntihari hagaragara neza. Bivuze ngo urahita ukanda contact customer services. Numara ukanda contact customer services barahita bakugeza ahangaha, ariko nubikora neza we ntago barahita bikunda bitasabye ko wandikira customer services. Rero nugera ahangaha ikintu uri buze ko wakane kuraza wandike ngo wenda my verification is failed, can you help me? Urabona ko hano uyu bita Maya n'ugufasha, handitseho ngo hello may I help you, ese nagufasha. Nandatariko my verification is failed, can you help me? Itushyira gutyo cyane andike ngo hello Maya, my verification is failed, can you help me? Nkuko byanditse. Numara kuba nabyandika rero ndahita ngira ndahita mbyohereza. None nimara kuba nabyohereza no kugira ngo arebe neza ansuzumire impamvu verification yanjye batari kwiyemera, kandi ntatinza agusubiza mu buryo bwihuse butarambiranye. Rero nusoza urabona ko byari byabaye failed, tuhate dusohoka dutegereze gatoya Maya yagiye kuba yadusubiza. Rero nugera ahangaha urategerezaho gatoya uze ukande hano kuri kwa tuntu dutatu kugira ngo bashe kuvugana nande na Maya urebe neza uko bigenda. Urahita uzamuka urebe hano handitse customer and services. Numara ukanda kuri customer and services urabona ko ya message twayimuhaye, urabona ko ahise twoheje nawe message tubwira ngo dear user your verification is submitted is approved. Nyine ubu ngubu ari kutubwira ngo verification has passed and please login again. Ongera winjire verification account yawe passed, ongera ukore login. Bivuze ngo account yacu ubu ngubu yamaze kugira
gukunda. Ikibazo cyose wagira wandikira uriya Maya hariya muri customer services bakaba bagufasha mu bijyanye n'ino application ku kibazo cyose wagira. Rero nusoza urahita ugera ahangaha, nugera ahangaha rero ikintu gikurikiye tugiye kuba twareba, kubera ko twebwe tudafite ifoto, tugiye kuba twareba ifoto tuza gukoresha kugira ngo twemererwe pati. Tuhita tureba ifoto tuyifotore, noneho wowe uzaba uyifite muri galeri singomba kuyifotora, urahita ugaruka kuri app crash yawe cyangwa kuri crash app yawe. Umara kugaruka kuri crash app yawe utugenda hano handitse pati, hamwe handitse pati, handitse pati, hari handitse live, bivuze ngo ukora bibiri. Kandi ikindi gihari hano kuba wakora live ntabwo ari ngombwa ngo uzakora live ngo igihe cyose ngo ugaragara. Niyo waba hatagaragara ntibabitindaho cyane, ariko mu gihe waba hagaragara nibyo byiza kurushaho. Nurangiza gukanda hano handitse pati, urahita ugera ahangaha noneho uhitemo ifoto, urahitamo handitse ngo my album, uhitemo ifoto. Numara kuba wahitamo ifoto uyizuminge, ushyira agatoki kuri kano kantu kari hano munsi, ukazujyana ukazuminga ku buryo igaragara neza. Yamara kugaragara neza ugahita ugera ahangaha. Urabona ko ifoto ubu ngubu yamaze kuba yagendamo. Noneho barahita bakubwira ngo hitamo select room labels, urahitamo chatting. Numara guhitamo chatting utegerezeho gatoya, hahita hahinduka gutyo kandi confirm create room. Nugera ahangaha rero barakubwira amategeko n'amabwiriza yo muri room ku buryo uzajya uyubahiriza. Barakubwira ko utemeye kuzanamo amavideo y'urukozasoni cyangwa abantu baba bari kuzana amavideo y'urukozasoni muri room yawe, uhita ubari movinga ukabakuramo kugira ngo bitangiriza ino party cyangwa ino party yawe, cyangwa bigatuma account yawe igira ikibazo. Nimba uri kubireba neza urabona ko ubu ngubu pati yamaze gufunguka, bivuze ngo uyu minota yacu yatangiye kubara. Iminota nirangira turajya harya muri task, noneho harya muri task ukajya kureba iminota usigaje cyangwa iminota imba wayisoje, ugahita ukanda receive bigahita bijya kuri balance. Rero nakubwiye ngo nimba ukeneye kureba proof y'uko tubikuza uze kureba ku minota 15 kuzamura, nibwo uhita ubona neza ko tubikuza kugeza tugeze kuri Binance. Kuva muri no app uburyo tubigenza, uburyo tubihuza ndetse n'ibintu bigiye bitandukanye. Tudatinze rero nituramuka tugiye tugasohoka tukagenda hano kuri mi, wahisemo hano hasi handitse mi, urahita ugera ahangaha. Nugera ahangaha rero ushobora kugenda muri task, noneho wajya kureba task ukareba igihe umaze ukora task. Urabona ko ariko tugitangira pati, ntabwo dutinze. Nimba uri kubireba neza urabona ko ubu ngubu n'umunota wa mbere nturatangira, bivuze ngo ikintu wirinda ahangaha ni ugufunga microphone kugira ngo iminota yawe bakubwira ko hano iyo uri kuri pati ugomba kuba wafunguye microphone. Urabona ko iyo wafunguye pati hano haba harimo akantu kameze nk'ifoto yawe karimo karamovinga kazamuka kameze nka music, nimbuzi music ukuntu ziba zimeze. Tudatinze rero reka dukande kuri task tujye kureba noneho kuri task turebe ko noneho umunota waba warangiye. Ariko mbere yuko tugenda muri task ikintu nakubwira hano muri join agency tuze kwemera aba bantu baza kukwandikira, abantu bari kukwandikira ukora ngo Salaman cyangwa bita ngo ni Susu, tuze kuba wabemera kujya muri agency yabo. Niyo mpamvu wowe icyo uza gukora uraza gushyiramo ya code nakweretse, no gushyiramo ya code nakweretse ukande join agency, uhita ukanda urebe neza ko ari on uri joining agency. Tudatinze rero numara gukanda kuri task uhita tusohoka ukande kuri task urebe neza. Urabona ko ubu ngubu tumaze umunota, urabona ko ni ibintu bidatinda. Iminota 120 nirangira urahita 30 nirangira urafata ya 500 ya mapoint. Nurangiza numara iminota ingahe 120 ufate na kira cya 5 cy'ama point. Nurangiza utugenda kuri live, ukore live, ufungure live urahita ukanda kuri save. Nabyo ndaje mbikwereka kugira ngo bisobanukire. Urabona ko umunota wa mbere urangiye, iyo warangiye ugaruka rero ugasanga aranditse go kuri ira task, ugatusanga hariho receive, ugatukanda receive gato bijya kuri balance. Bivuze ngo ugerageza kubikora mbere yuko ryari zigera. Urabona ko ahangaha handitse receive, aho nimba uri kubireba urabona ko hano hari handitse receive. Tujye gutangira rero tujya mu bintu byo kubikuza, kwiyandikisha birarangiye. Live nawe uraza ukanda kuri live tugenda. Urabona ko nimba tugeze ahangaha kwa dufite 99,800 by'iki by'ama point. Urabona ko bingana n'amadolari 9.98 by'ama USDT. Nimba uri kuba wabireba tugiye kugerageza rero kuba twashyiramo ubu tugiye kugerageza kuba twakora receive kugira ngo twuzuze 100 kugira ngo bikoze bisaba kuba ufite 100. Bivuze ko ahangaha nimba uri kureba ko dufiteho ama point 99,808 kuri account yacu, ariyo ira account ya ono izajya ibafasha ibintu bitandukanye. Ushobora kunyandikira nkagufasha ku kibazo cyose wagira. Kuba byananira kwiyandikisha agomba kwinjira muri group yacu WhatsApp akandikira njyewe admin nkamufasha kwiyandikisha kugira ngo nawe abashe kuba yakiyandikisha. Ni ibintu biba byoroshye cyane. Icyo usabwa no gukanda subscribe kuri ino channel kugira ngo bace kugera sobanukirwa. Kandi ikintu nakubwira ahangaha iyo ushaka ku exchangeingamo amacoin nabyo birakunda. Ushobora kuvuga ati amacoin yanjye mfite nshaka gukuramo amacoin, kuko amacoin bayakoresha muri gambling ndetse na game ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ukiyana amagift kugira ngo ubashe kuzamura level zawe, wamara kuzamura level zawe ukabasha kwinjiza menshi kurushaho. Tudatinze rero
reka dukande hano kuri task tujye gukanda receive. Rimwe nakubwiraga iyo wasoje iminota uhita ubona receive. Urabona ko ahangaha haje receive rihari ijambo go. Urabona ko hano hasi aya patina yarangije banayavive. Nuza ukareba hano handitse receive, right ukanda kuri receive. Noneho izi point igihumbi zito zigenda kuki kuri balance. Kandi dufite 29,808 ariko ubu tugiye kuba twagira 100 birengaho by'ama point, bivuze ngo ayanga azajya gufasha mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Tudatinze rero nkuko bireba tukanda ko agree, niturangiza duhite dusohoka. Urabona ko nabyo bise byivivura, ya pati yivivuye ndetse na ya live yivivuye. Nuza ukareba rero urasanga hano mu marevo bitewe na level ugiye ugeraho bise bigenda bigusaba ko ugenda winjiza menshi, ariko nawe uba watakaje mu menshi. Bivuze ngo anga abashaka kuzamura level bisaba ko bagura coin, kandi twebwe turi kureba ibintu by'ubuntu. Niyo mpamvu ibi ngibi ntabitindaho ntanabigushishikariza, icyo nari ngamije kugira ngo bigusobanurire kugira ngo ubimenye ko ibi ngibi kugira ngo ubihabwe. Urabona ko nk'uyu muntu uri kuri level ya 5 yinjiza 14 ku isaha imwe by'ama point, bivuze ngo ni dolari rimwe n'ibice 4 yinjiza kuri buri saa akoze ku munsi. Nyine biba bifite amategeko y'amabwiriza yabyo, nawe wazi ugenda ubisoma kugira ngo ugende urushije. Urabona ko nk'uyu muntu uri kuri level ya 8 nawe afite ayo yinjiza level, twebwe tuba turi kuri level ya 0, twinjiza na ya level ya 0 nkuko ubireba ahangaha. Nimba uri kureba neza ahangaha urabona ko kuri balance yacu hahise hagendaho 1,800. Nimba uri kubiba wabireba neza urabona ko tugize 1,800 by'iki by'amapoint. Aya mapoint niyo avamo amafaranga, bivuze ngo uyakorera exchange. Turata tuyakandaho kugira ngo dushyiremo uburyo bwo kubikuza. Tudatinze rero tugiye kuba twashyiramo uburyo bwo kubikuza. Hari abantu rero bagira ikibazo cyo kuba babikuza ugasaba birabagoye. Ikintu cya mbere uri bukore urahita usohoka kujya muri Binance account yawe, kuko wamaze kubona ko wageze kuri minimum withdraw twamaze kuba twayigeraho, kuko ayo waba ufite yose apfa kuba ari hejuru y'amadolari 10 urayabikuza. Ikitonderwa iyo ugiye kuba wabikuza muri Binance hari ibintu bukeneye kuba wakora, ariko reka tudatinze agenda bigusomana gake gake. Nugira anga rero ahita ukanda kuri profile hano dukoresha icyo bita ID, bita copy iriya ID ya Binance yawe, iriya account ya ID ya Binance yawe. Numara kuba wayikandaho urahita ugaruka hano muri Crash yawe. Numara kugaruka muri Crash app yawe niho tugiye kuba twakoresha dushyemo uburyo bwa ID, kuko bivuze ngo aha kubikuza bisaba ko ufite amadolari 10. Atinze urahita ukanda hano add method for withdraw. Umara ukanda hano handitse add method for withdraw, uraza urebe uburyo bwo kubikuza bwose bukoreshwamo ahangaha, aba ari bwo ubasha kuba wakoresha. Ikintu rero kuko twe tugiye kuba twakoresha Binance, kuko niyo nziza, niyo uza kuba wakoresha, uza gukoresha ID ku bantu bifuza kuba babikuza kugira ngo bagende barushaho kugenda basobanukirwa neza akantu ku kandi. Tudatinze rero uraza uhitemo Binance, ntuhitemo USDT Relax 20, kuko USDT Relax 20 ikoresha kubikora bisa ko ufite amadolari 20 n'isa amadolari 10. Rero tukana kuri Binance, numara gushyamo Binance ukopiyemo ID ya Binance yawe, urebe neza ko ari ya nyayo, kuko uramutse wibeshya amafaranga yawe yayoba. Urebe neza ko ari ya nyayo, neza tukana confirm. Numara gukana confirm urahita ubona ko uburyo bugiye mu bawe. Urabona ko hano yanditse ngo binding, ubiba ani binding. Uramutse ukanze watuyikuramo bivuze ngo urahita wisohokera ubireke, kuko ubu yamaze kwinjiramo. Nuramuka usohotse ukagera ahangaha ugaza mu buryo bwa withdraw cash, withdraw to cash, urahita ugera ahangaha usanga harimo Binance. Turakubwira ngo shyiramo ayo ushaka kubikura. Urabona ko dufite amadolari 10.08 bya USDT, nurangiza dushyiraho amadolari 10. Tukimara gushyira amadolari 10, ariko mbere na mbere ubanze urebe neza, dore ID yawe ibigaragara ahangaha niyo igaragaza account yawe. Rero no kubifuza kundemera bakoresheje Binance yabo, nawo baza kuyanshyiriraho rwose nta kibazo, baba bakoze cyane. Tudatinze rero ukimara gusuzuma neza ko washyizemo amafaranga ya nyayo ndetse na ID yanyu ko uyafite, urahita ubona ibikorwa uburyo wagiye uyakira, wagiye ukorera, nimba uri kubireba uburyo wagiye uyabona byose baragenda babikwereka nyine ahangaha. Ariko si byo nshatse gutindaho, n'uburyo wenda waba ukeneye kujya wabireba. Tudatinze rero urahita ukanda hehe, urahita ukanda kuri withdraw. Ahangaha rero ikintu tugiye kuba twakenera, tugiye gukenera gushyiramo password yo kubikura yacu, kugira ngo izidufasha kubikura, ku buryo n'umuntu aramutse twibye konti atabasha kubikura amafaranga yacu adafite password yacu tugiye kuba twashyiramo. Bivuze ngo ni uburyo bw'umutekano buba bwarashyizemo kugira ngo bufashe konti yawe kuba yagira kuba yarindwa. Tudatinze rero ko urabona ko telefone yanyu ihindutse umukara, bivuze ngo kuba ihindutse umukara turi gushyiramo password. Ama password nyine ugiye kuba uri kuri code cyangwa uri gufata screen recorder, hari ibintu bitagaragara iyo uri gushyiramo password. Bivuze ngo ahangaho ikintu uza gushyiramo, urashyiramo password yawe y'imibare, kandi iyo mibare igomba kuba idasa. Urashyiramo password yawe y'imibare, kandi iyo mibare igomba kuba idasa. Ari imibare 6, ariko iyo mibare igomba kurangira idasa. Rero ushobora kuvuga ngo 1 5 6 4 2 3 1, ariko nyine muri make nimba aho ngaho sinzi nimba mbivuze neza, icyo wirinda no ko iyo mibare isa. Iyo usoje kuba washyiramo noneho saved successful, bivuze ngo
password yacu ibaye saved successful. Tudatinze rero rero tukanda confirm, urebe neza ko ibyo wakoze ari byo, ongera ukande confirm mu gihe uziko neza ko washyizemo account yawe. Nugera hanga rero barakubwira ngo shyiramo ya password yawe. Rero ikintu uri bukore urahita ushyiramo ya password yawe wamaze gucreatinga, umara ko wayishyiramo itukana ngo withdraw successful completed. Bivuze ngo ubu ngubu withdraw successful submitted completed. Uburyo bwo kuba bwagira ate bwo kuba wasubmitinga kubikura, gusaba order yo kubikura, ubu ngubu bwamaze kuba bwakunda. Rero tudatinze tugiye kuba twareba order yacu ko yakunze. Urabona neza ahangaha nimba ugiye kureba order abara akantu kanditse kari hejuru ariko ukanda uretse kutakabonye neza, ariko uratse ugakanda urahita ukabura. Urahita ureba order wasabye yo kubikura. Urabona ko twasabye ku itariki 2 z'ukwa gatatu. Urabona ko iyi video twamaze nicyo gihe twabikurije, ari tugeze na kure dukora. Bivuze ngo ahangaha urahita ubonaho itariki, numara kubona itariki uhita ureba n'isaha, numara byose mbese biba biriho nyine nayo wabikuje, nayo wasabye, ndetse na address naho yari bwoherezwe, byose biba biriho. Tudatsinze rero tuhita tugenda muri Binance account yacu kugira ngo mbereka ayo dufiteho, kugira ngo muze kureba neza ko amafaranga tugezeho byose mubyirebe. Nimba uri kubireba urabona ko dufiteho $1.27 byonyine, niyo yonyine dufite kuri Binance account yacu, kandi tukaba tubikuje $10. Bivuze ngo $10 tubikujemo ahangaha niyo agiye kuba yagira ati yatugeraho. Icyitondero ugomba no kuwamenya, $10 iyo uyabikuje bakataho 1.5, wabikuza $20 bakataho 1.5, wabikuza $100 bakataho $1.5. Bivuze ngo fees, withdraw fees ni $1.5 bagukata mu gihe cyose waba ubikuje. Nimba uri kubireba ahangaha urabona ko bari kubigaragaza, bakubwira ko withdraw fees, nimba uri kureba withdraw fees cyangwa fees ari $1.5 cyangwa amayero iyero 1.25 bitewe n'uburyo ushaka ko bivuga, kuko iyero 1.25 bingana $1.25. Ndakeka akantu urimo ukareba neza, urimo uragenda ukasoma neza akantu ku kandi. Tudatinze rero nkuko ubireba urabona ko biri muri paying, bari kubwira ko bitaraba successful, tutarishyurwa, turategerezaho gatoya bibe successful. Niba successful nibwo azaba yoherejwe kuri Binance account yacu. Namara kuba yakorezwa kuri Binance account yacu nibwo tuzaba twabasha kuba twayakoresha. Urabizi ko yari kuri Binance account uhita ubikuza kuri mobile money cyangwa kuri bank cyangwa ndetse hano ushaka, ukoresheje icyo bita peer to peer trading. Bakashazi baho bakaba bakwishyura cyangwa bakaba bakuvunjira akaguha amafaranga mu buryo butandukanye. Ibi byo murabizi, kutabizi yaza no kunyandikira akamufasha gufungura Binance, byose birashoboka. Winjiye muri group yacu ya WhatsApp witwandikira admin, ariyo ngewe nagufasha nkanakugaidinga neza akantu ku kandi, ngakwereka uburyo bafungura nk'iyo Binance account ya ukaba wayifungura. Tudatinze rero urabona ko ubwa mbere twagerageje bya rejected, bivuze ngo anga kwari kwakoze ikosa. Niyo mpamvu nakwiye ngomba kwirinda amakosa, bahita bayadusubiza. Iyo ukoze ikosa barayagusubiza ujya ngo ukosora ikosa. Bivuze ngo anga rero kongera dukosora ikosa ariko wakoze dukanda video bito successful. Urabona ko yatugezeho, ibintu byose byamaze kuba byagenda neza. Tudatinze rero tujye kureba muri Binance account yacu, yagombaga kutugeraho na $8.5 kuko bakasora 1.5 bya fees. Urabona ko ubu ngubu duze tugiraho $9.77. Urabona ko twakiriye ama USDT cyangwa amazu USDT 8.5. Abibonye sinzi imbo bibonye neza, ari niyo twakira ama USDT 8.5 avuye muri Clutch app atugera kuri Binance account yacu. Urumva ko ni app ikora neza, ihemba neza. Singe nyine ubikuje, hari n'abandi bagiye babikuza kuko abatangiye mbere yanjye abari barantumiye muri no business. Urumva ko bo bageze kure babikuza, kandi nanjye urabona ko ndi kubikuza, kandi nzabagezaho na video ikurikira bereka ko ngiye kongerana mbikuze kugira ngo mukomeze namwe mugire umwete wo gukora cyane, apana kuba utakora. Ikintu nakubwira ahanga, iyo umaze igihe kinini udakora uba ari wowe uri guhomba. Bivuze ngo iminsi ya mbere yose uba ugomba kuyikora nta munsi n'umwe usibye. Bivuze ngo ugomba kuba ufite mega zihagije. Nimba uri kureba rero hano muri receive ayo twagiye history, receive history cyangwa ayo twakiriye muri history muri Binance account yacu, urabona ko twakiriye $8.5 ariyo yari yakorewe order muri Clutch app. Yari $10 bakatoye $1.5. Ndikeka ko kandi urimo kugasobanukirwa neza akantu ku kandi. Urabona ko yatugezaho kuri Binance account yacu. Ubishaka urabona ko yaturutse ahantu muri bayita June Day. Urabona ko receive from June Day. Bivuze ngo uyu ni umushinga nyine wabo cyangwa company yabo yishyura cyangwa igenda yemeza ama order mu gihe mwayasabye. Bivuze ngo ibi ngibi nibyo uba ugomba kuba wamenya mbere yuko usobanukirwa byinshi kurushaho. Cyo nakubwira, andika comment muri no video, andikaho comment kutubwire uko wabonye ino app
nurangiza kuba wakandika comment ukande like unasharing inshuti zawe kugira ngo ino video ikomeze kugira henshi hashoboka, noneho buri wese abashe kuba yatangira gukorera amafaranga ya live stream ndetse na party, kuko ni ibintu bishoboka, kuko urabona ko ari ibintu bishoboka. Iyi video ntago navuga ko aya mafaranga azakugira umukire, hoya, ariko yagufasha akaba extra money, akaba ari udufaranga twagufasha ukaba wabasha kuhakura utumega data zawe, ukaba wagenda ubona make, kuko aya mafaranga kuko yareba amadolari 8.2 n'ibice 5 ahawanye n'ibihumbi 13,100 cyangwa 12,100, bivuze ngo bagendeye ku mucuruzi mwaguranye, niko nabivuga, kuko biterwa n'umuntu mwaguranye. Rero nimba uri kureba urabona ko kuri Binance account yacu mfiteho amadolari 9.77, nimba uri kubireba neza ko yabashije kuba yatugira, urabona ko you have received the payment from Binance account. Nimba uri kubireba urabona ko details hari aho yaturutse byose bigiye bihari akantu ku kandi, nkuko bireba amadolari 8.5 ukaba aturutseho muri June Day, itariki y'isaha n'igihe byakorewe. Nuza kureba neza usubize video inyuma kugira ngo urebe koko nimba ari byo, urareba neza za tariki yatugereyeho bakonfaminge order, witugaruka urebe na order dufite hano muri Binance, urebe igihe yatugereyeho, urasanga neza bihura akantu ku kandi. Tudatinze rero nizere ko usobanukiwe akantu ku kandi, cyo gusana ukana subscribe, ugakora share, ugakora like kuri ino video, arangiza ukabikora neza ubarije amategeko n'amabwiriza. Ikindi nakubwira mu gihe uri kwiyandikisha unakwiye kwitamo female, none wamara kwitamo female ugakoresha n'isura, kuko urumva isamo female ugomba gukoresha isura y'umukobwa, ugomba kuba ari umukobwa. Wamara kuba wabikora neza ukaba wagenda usobanukirwa neza akantu ku kandi. Rero murakoze cyane kandi abakunda cyane, dusubire video zikurikira, kandi nimba ufite inyunganizi yandika muri comment icyo watubwira twazababwiraho, cyangwa nimba ari cyo twahindura byose mwabitubwira hano muri comment kugira ngo tuze tumenya icyo tubahereza. Bye bye, mugire byiza, ciao ciao.